ese niba wamaze kwambara waje ukajyana na so ku meza Pazo? Ntambara byahese ko nashaka kubanza gutera ipasi none myenda nkaba nayibuze. Uzi ko nibutse ko yaraye hanze kuko ejo mushiki wa yari yayifuze. Yirebe hanze ku mugozi. None se uko wayinzaniye ukayinterera mama? Kubona ngiye gukerwa kandi najya no koga. Ese ubundi aratera ipasi we na Simbi mukora iki? Reka nyirebe nyimuterere rwose. Kwa makara hari se. Niko Pazo. Karame papa. Nakubwiye ko ugomba kuyabitwara gute cyane cyane igihe nari mu rugo. Wambwiye ko ngomba kuba nk'umugabo mu rugo afite icyemezo cyikubahirizwa papa. Buriya nibyo ukoze? Urategeka bakabikora ntabwo bisaba. Uranyumva? Ndakumva papa. Ani, Karame. niki ushaka kumbwira gitumye umpamagara mu cyumba cyawe muri iki gitondo? Ubona kuri bukererwa kujya ku ishuri? Oya, ntabwo bitinda mama. Ani, Karame. icyumba cyawe wagiteguye neza. Urandebera di. Urasasa ugashyiramo n'utu design? Cyangwa nibyo washakaga kunyereka? Oya, ntabwo ari byo mama. Ahubwo ni inama nshaka kukugisha. Mbwira. Nyine mama. Hari umukobwa w'inshuti yanjye ufite ikibazo. Ikibazo giteye gutani? Mama, nyine. Oya mbwira humura nta kibazo. Hari umusore umurembera ushaka ko bahora baryamana da kandi umukobwa atabishaka. Ye? Ibyo ni bibi cyane. Mbwira neza. Yaba yareze uwo muhungu? Oya, ni njye yabibwiye gusa. Ariko afite ubwoba bw'ibishobora kumubaho. Ani, Karame. icyo ntabwo ari ikintu cyo kwihererana. Erega mama, impungenge umukobwa afite nuko umusore yamubera inzitizi zo kugera ku nzozi ze bikica uburyo yifuza gutegura ahazaza he. Yewe nkurikije rero ibyo uri kuvuga biragaragara ko uwo muhungu akoresha ububasha afite kugira ngo akoreshe ibyo ashaka uwo mwana w'umukobwa kandi ntabwo bikwiye rwose. N'ubundi ni nkabyo. Iryo rero ni ihohoterwa uwo mukobwa ari gukorerwa. Niyo mpamvu atagakwiye kubihisha kuko nta muntu ukwiye kwitwaza ububasha afite ngo ahohotere undi. Nta n'umuntu ukwiye kubyemera rwose kuko twese dufite uburenganzira budukwiriye. Mama, ibyo uvuga nibyo rwose. Ako ntabyanga cyangwa akabivuga bizatuma umukobwa abura amahirwe icyo yifuza kuzaba nawe akaba arakibuza. Ani, Karame. hari uburyo bwinshi ndetse n'abantu benshi bashobora kumufasha ngo agere ku nzozi ze. Ndetse nawe akwiye kwigirira icyizere. Ntabwo akwiye kubyemera rwose. None se yabigenza gute mama? None se nta bandi bakobwa bageze kuri ibyo umukobwa ashaka kugeraho? Barahari. None se banyuze kuri uwo muhungu ku buryo yakumva ko inzira y'ahazaza h'umuntu ari imwe? Noneho ndabyumvise mama. Mwana wanjye rero, ihohoterwa ubwaryo ryica ahazaza h'umuntu. Nta muntu ukwiriye kuribamo ngo akunde agere ku buzima bwiza. Noneho ubwo w'igisubizo yamuha ni ikihe cyatuma umuhungu ava ku izima ntakomeze kumubera inzitizi? Urumva akwiriye kumurega kugira ngo atazabikorera n'abandi cyangwa akabibwira umuntu mukuru yizeye. Nzagerageza kubimwumvisha numve. Muto, uri tayari yo gukora presentation mu mwakire kuri stage? Shakaga nifuzaga ko ndi kumwe na Stakwe nkuko presentation y'ubushize twekora, ariko nta kundi papa yarabyanze nyine. Umva muto, wigira ubwoba. Hari abantu bakora byiza kandi bari bonyine. Nawe rero ndakwizeye. Benshi mwaye mutegereje presentation ya Muto n'imibare mu buryo bw'indirimbo. Mureke tumwakire. Murakoze. Muribuka ko ubwo twigaga mu wa kabiri twigeze kubagezaho uko wabara inyungu n'igihombo. Ubu noneho ndagira ngo mbagezeho icyo wakora igihe wahombye cyangwa wungutse. Rero mbere y'uko twinjira muri presentation nyirizina, reka mbaririmbira akaririmbo kayitwinjizamo. Kwiga ntibishira n'ubutunzi budashira, bisaba guhozaho kuko amahirwe adahora. Ariko mutoni ntakigenda kweri, Mwana stage kayifusha ubusa kuriya. Ngiye mwamure bahita makuru. Mu nzira wangu. Have mwana wigenda muto nakore. Do, uragiera. Happy man. Hari concert wabona ngo ubone public nk'iko kuko bizi. Akazemba kubita improvisation. Pazo seje gukora iki ko tutateguranye. Hari akaririmbo kabigize muri presentation ya Mutoni ko kubashusha. Karavuga ngo Pazo. Karamade yitiri. Ndagusaba kumanuka ukava kuri stage. Mutoni agakomeza presentation ye nkuko yiteguye ari umwe. Urabyumva? Murakoze cyane. Ariko nakaririmbo kari kuri hit tu. Muto, ngaho ngera utangire. Murakoze. Kwiga ntibishira n'ubutunzi budashira, bisaba guhozaho kuko amahirwe. Muto, wirira n'ukuri wagerageza kandi wari wenyine.
ndabasaba ko mwaha Mutoni amashyi menshi nubwo atarangije presentation ye neza ariko yagerageje. Ani, ngaho mbwira uko mama wawe yakubwiye abandi batari bazi. Si nubwo atamenye ko ari wowe uzi ko yambwiye ko ibyo uwo musore agukorera ari ihohoterwa. Oya, aho ngaho naba mbeshya Ani kuko twaryamanye atamfashe ku ngufu. Ariko wambwiye ko yabikoze yitwaje akazi akora gutura mu mutego akaba ashaka kubigira akamenyero. Sha mbere numvaga mwikundira nkagira ngo nawe nuko, ariko umaze kubona ko icyo we yishakira ari uko tuzajya turyamana gusa kandi njye sicyo nshaka. Rero mama yambwiye ngo no kubaho araguhatira ko muryamana ngo abone kugufasha nabyo ari ukuguhohotera. Sha ndabyumva ibyo mama wawe avuga nibyo Ani, none ubu nkora iki koko? Si Karame, nuko ntabwo kugira ngo ugere ku nzozi zawe umuhungu ari we wenyine ugomba kuhakugeza kandi gukomeza kuryamana nawe byakwica ubuzima maze n'inzozi zawe ntuzazigereho. Ni nako mama yambwiye. Sinakubwiye ko azamfungira amayira nanjye nkahomba kuzaba umunyamideli nk'uko nabirotaga. Yambwiye ko inzira y'ahazaza h'umuntu itaba imwe. Nsanga nibyo koko. None se abakobwa bose b'abanyamideli babigerejweho nawe? Ni hatari, gusa ibyo umbwiye binteye imbaraga. Ikindi yambwiye ko nta muntu ukwiye guhishira ihohoterwa. Bityo ko washaka umuntu mukuru wizeye ukabimuganiriza. Ninde se wumva wabibwira? Ubu se koko ninde nabibwira Ani ibi bintu ko binateye isoni? Abanyera stage Mutoni ngure kuntu barimo n'abanyeshuri bamenye wondi we. Oya wowe uravunda man. Ushaka kwerekana natari ngombwa kabisa. Bacha abakobwa wana. Ese igikoresho njamyera. Amahoro. Nyanya. Umva mumvana y'imikino naga ari byo twajemo. Mumenye ko nje ngomba kujya gucuruza. Umva we, mureka nika tubwire gahunda ihari. Umva hari irushanwa ry'indirimbo zivuga ku buringanire izabera hano mu kigo cy'urubyiruko. Kandi birimo ibihembo. Neza ko tutagitabira. Cyane rwose hapfa kuba harimo ubukaro ahubwo dutangire duhimba indirimbo. Ibyo Gigi, njye mfite indirimbo twahera tukongeramo amagambo. Iravuga ngo byaba byuzuye byaba byuzuye. Wapi ngabe? Wapi rwose indirimbo yawe ni fake. Hasa tujyana no turumva. Hakoreka mabwi indirimbo ya Danger habura baje mu irushanwa urumva. Iravuga ngo Ziri guta umwanya. Ikindi paza agomba kumenya ko ibyo sako ikora atari imikino. ntabwo ushaka kuryoshya mu buzima igihe cyose ibintu byose bigira intambara urumva. Reka mbabwira ndambiye akavuye ka paza kandi ntumva nazakomeza no kukwihangana. Muto, aya manota ko ari make kandi ubundi wuzuzaga. Papa Muto ndebera nawe rwose. Ariko se nkitese yakunaniye urangajwe n'ibiki koko? Tebera. Presentation y'imibare Sebastien ikoze neza? Nayo yananiye papa. Ngo Ihorere Muto, humura turabizi. Usanzwe uri umuhanga. Ubutaha uzabitsinda. ibi nikira? Muto na manota ngana atya? Muto. Mbwira ikibazo ufite tugishakira umuti. Papa sinkibona ibindi uhura pe. Mba mpugiye mu masomo gusa. Ariko mbe narigaga nyuma nkajya muri sakwe nkaruhura ubwonko. Ngo iki? Ubwo rero witsindishijwe nkana kugira ngo nemere ibyifuzo byawe. Ni ukuri papa. Ngo sakwe? Papa none se kuzi ko mbere natsindaga nyiri? Ceceka ntabyo kurimba shaka. Ariko wibuka ko ufite inzozi zo kuzaba dogiteri? Papa ndabizi nanjye niyo mpamvu niga cyane. Kumuba rero biraharanirwa. Ntabwo ugomba kujya mu bitamaye agaciro. Ariko ibyo Muto navuga ni ukuri rwose. Kwaheze. Ni ngombwa kugira umwanya wo kwidagadura niyo wiga. Abantu bageze naho bajya mu muhanda ngo baririmbira abahisi n'abagenzi nka Basagihobe. Sagihobe se abadogiteri? Papa ariko biriya byabaye rimwe gusa kandi twafashaga mugenzi wacu kubona amafaranga y'icumbi. Ndakubwiye ngo iga nta kindi ngutumye. Iga kandi si inkwanga magushakira ejo heza hazaza. Papa wanyemerera nkagusaba ikintu kimwe. Niba ari ibyo gusubira muri sako ibyo ntiwirirwa ubivuga. Muto, Mutoni ugiye. Muceceke twumvikane. Muceceke twumvikane ibyo biganiro byo mu matsinda n'ibihagarare. Mbere yuko dusoza uyu mugoroba w'ababyeyi. Hanyuma ariko nanone ndagira ngo tubabwire ingamba ndetse n'akaga kagiye kugwirira abagabo bahotera abagore babo. Jambaye. Mu mpaka ngaho ngaho. Nkubi igizeho ikirenge ntambuki.
va mu nzira. ariko se karisi tugugiye heye kubona turi mu myanzuro ya nyuma muri ko mu nzira urajya hehe handi nkandagira nakaze ke aho ngiye urashakira tuza mu nzira ntambuye. Karisi tukuhagurutse ugiye munyihanganire gatoya bwana muyobozi nganye hanze gatoya. tugiye kuvuga ibyemezo byafatiwe abagabo bahotera abagore kandi numva turi ku musozo wakwihangana ubundi se ugiye he bose muyobozi nashakaga kujya hanze mbese nyine kwihagarika ndumva niba utakubwe bikomeye waba wicaye tukumvira hamwe ibyo bihano kandi twese biratureba sibyo Karisi? Yego rwose bwana muyobozi murakoze. hama hamwe ubundi se urahunga iki? ndakwemye nk'ubu mvane mu kanwa kawe. tega amatwi wumve bakugira inama. reka twumvikane nyuma yo kurwazagwaza abagabo bahotera imiryango yabo bikanga bikananirana nta yandi mahitamo uretse kubimenyesha polisi ubwo nta kindi bazabakorera uretse kubafunga murakoze. kandi wasanga utumvise kuri mu babwirwa Karisi ubwo ntibakuburiye mpamburira se ninjye mugabo njyenyine witabiriye umugoroba w'ababyeyi akazi wenda ni wowe. yavuze ko hari abagabo bamwe na bamwe mu mudugudu wacu badaha uburenganzira abagore babo bakabahohotera urumva utarimo bitinda kuyamye ariko ubundi uranshaka wiki uri umuyobozi ngo ushakaho amahoro mu rugo rwawe ntawe bitanezeza abonye Ribera atayishimye mu rugo rwe nk'abandi bagore abana bawe bakwisanzuraho nka se wababyaye. umugabo wese agira uburyo bwe bwo kuyobora urugo rwe. umva reka nkubwire Karisi iyo wari uzi amahirwe ufite ariko witesha iyo uhohotera umugore wawe urumva ntiwakagombye kwihanangirizwa ku bigufitiye akamaro uranyumva akanakumira kumira koko ngirene ariko ubundi ibyo bagusaba ko bitagusaba kujya kubihaha cyangwa kubyiga mu mashuri wabikoze bigutwaye iki urumva kugira urugo rutarangwamo induru bitakugwa neza. abashaka amajya aryoshye ntayabazaniye kigi nkongeye kunshwana ubona nibona umukiriya w'indirimbo ndi kuvuga kuri bluetooth ukaza wiruka ko ndi gucuruza amagi wose ugacuruza indirimbo nagushwaniye nte. reka twumvikane taxi parike araba ari iyanjye indi parike nayo araba ari iyawe gutyo nta wundi turaserera da. wapi mwana umukiriya twese turamwegera yihitiremo. nkuriya musheferi nayo ndi kumwohereza indirimbo uzanye amagera zikansoringa buri gihe. wari wabona se umweru inyuma indani n'umuhondo amagi yanjye tumugira itoto nk'ikibondo ntiwarwara bwaki nta kibazo wagira intoki zanjye iyo zitetse ntabwo bishirira araryoshye myawu myawu bon appetit muze murye mwumva uburyohe nk'ubw'umureti. tumwe uyu mukobwa yibashuka amagi yewe ntabwo atera itoto tumunanuka ntatangagira ndabihamya arasharira nariyeho rimwe sinamira ahubwo ndakira aho kugura amagi ari bubatera imitima nimuze n'izo kashi mbaho umuziki muzima simpenda gusa ndahenda mfite umuziki wumva ukumva iby'isi ni umunyenga DJ Pazo ndi hatari mureke kanyamayaye nimuze n'izo kashi mbaho umuziki ushire hayi. nta zaraye kwica twa maze guhura amagi yanjye yica inzara ufite ikayahuhura. Gaju Karame mama. uwo ni Valentine numvise ku irembo. Yego niwe. Yego mama ni njyewe. urakoze kuza kare Valentine ukaba ugiye kumfasha iyi mirimo kandi nasa gutanze hano urabizi ko ritarema. ndabizi mama nanjye rega mba numva nakora igishoboka cyose kugira ngo abure ahahera twiyenza. Gaju Karame papa. se muri mu gikari ko numva aje avuga neza noneho byagenze bitera. si kwasa cya giti cyananiranye abagore we ubwo se wahera mu isugi ukagishobora kihorere nze nkwereke uko nyasa. murakoze. Gaju nawe Valentine Karame nigire hino mbahe impano nabazaniye. Ni iki wanzaniye papa? dore kiri kanzu nakuguriye. Siga rwose icyo yambara mwana. Mbega ukuntu ari keza we. Urakoze cyane papa. Gaju ubonye agakanzu keza noneho ntawe ugukira. Valentine akira telefone nakuguriye kugira ngo uzajye ubone uko uganira n'inshuti zawe. yo agatelefone Valentine yari agakeneye rwose kuko aba akeneye guhamagara za nshuti ze zo muri sakwe. simpona telefone nkwayo urayishimiye muko ntabwo rero mbaza
telefone atanzeho amafaranga ngura urayishimiye yego cyangwa oya wapfuye amatwi nyazibure valentine yayishimiye ahubwo nuko yasazwe n'ibyishimo akabura uko abivuga ubu hari umuyobozi uzongera kundenganya nibyo umuntu abakorera mutabishima Simbi kari muri ofisi yanjye sha urakoze hanyuma narinje kukubaza ibyerekeye amasomo ngomba kubanza gufata kugira ngo nige gukora imideri kandi bikajyanirana n'ubudozi kugira ngo niba nkari nka mode y'ikintu natekereje mpita nanakidodera ibyo biroroshye cyane rwose kandi ubushize ninakubwiye ko njye nzabigufashamo iraza i Nyanza none se amasomo nakurikira ni ayahe nanyura mu zihe nzira ngewe ko icyo nyine yari igisubizo reka nzu namubesha dore sinari nguherutse reka sinaje guhoberana none se si ubu ntuba waratangiye cyagiye sinakubwiye ko ari umushiti wanjye wari wantije icyumba ngo tujye tuyipangire ukanga reba n'ubu mfite imfunguzo reka tugende ariko fra uzi ko nta soni ugira ubwo nabyumvise ufite isoni z'abatuna tujyanye umva humura wowe uranyura hariya ku kibuga cya basiketi sibyo noneho ukata inyuma y'iriya nzu nta nyine ndashishisha ninjire muri sare nyure mu muryango w'inyuma dorere ku munyinya cyore none se ibiro byawe ugiye kubyimurira muri geto z'abandi njye narumiwe ariko ntukigire umwana njye numva umuntu nkawe umaze kugira imyaka 19 wakagombye kubuza icyo umuntu gushakira gutera imbere ashaka icyo ushaka kuvuga nacyumvise gusa ntabwo byakunda ikibazo cyanyu manza kwiyangishwa kandi nimuzi kuba muri guta umwanya agusharika tugende have sende kuri akaboko erega ndabona ushaka kunsoma utongera no kunkoraho Simbi ni wowe nzi uri kumbwira gutyo ukanansunika ariko uzi ko ayo mahirwe hari abandi bana bayakeneye fra niba ikiguzi cyo kugera ku ndoto zanjye ari uguhora ndyamana nawe ndakubwiye ngo usibe kuri liste wanyanditseho ubu se abanyamideli bose b'abakobwa bakunyuzeho wisamye wasandaye ubu se wibagijwe twagiranye i Kigali ubu rero namenye ko ndi uw'agaciro urumva n'ikindi gihe ntihazagire n'undi mukobwa uhohotera ngo ubone ko umufasha kuko wazagira iherezo ribi cyane ariko se Simbi basi wavuze gaho utaneza abantu koko basi reka ningo twumvikana ushaka kunyingirana mu biro byawe mbisa nigendere ubwo kandi ibyanjye nawe nahabirangiye umva Simbi Pigi wanga hano mwana rapa yacu tunyabatugurira kabisa tkunshuje 700 yose uyu munsi ndabandika mu mateka kabisa pazo wabonye amafaranga menshi mwana kubya ko indirimbo zanjye ziri kuri YouTube gaseka ugamajye wacuje kuramo amafaranga nkaya ngaya koko numva reka nanjye mbarire kuri uyu mufuniko w'indobo kibaba we Pigi amafaranga yose nawe wakuye mu magi cyangwa ubwo nangahe ayo si 200 gutya abaye 400 sibyo 500 600 700 800 900 iyi ni gani feke pazo ni busyete abunze udusede udukasete umuziki acuruza ntagaruwe n'uwabanda pirata ngudutirano nitwe tumutere kwirata n'izi nkweto yambaye zicitse ntagarize yigira umuhanga mu mafuti ntaho yize yigira hatari kandi ntakoca mu mufuka byinshi afite si ibicera ahubwo n'ibigamba avuga ngenda umwari ufite umwihariko mu gukora ati muze muneze imbere mureke uyu mutipe hanga uranyemeje kabisa ariko nanjye nayakoreye rero ariko mwana ibi bintu twagiye tubikora kenshi ko twagiye tubona kashi hapi wana nakomeza gukorana nawe Gigi tekeza papa mbonye papa wawe se yakwanga gukorera inote mfasha yavuga ko nanjye nigize imbobo nyine nkuko nirwana nawe kandi yarambwiye ngo uzaba umugabo nyawe ako pazo wagiye ukura ubwo bugingaho cyakora nkubere manager ukajya mahe manager byo yabyemera ko yakumva ko ndi kwibara nkuko abinoza ako pazo uzi ko nukomeza kwitwara nkuko sa kubwira bizarangira uri wenyine